Perezida wa Repubulika, bayobozi mwese duhuje inshingano zo kubaka igihugu cyacu, namwe mwese mwaje kwifatanya natwe muri uyu muhango. Ndashaka kubanza gushimira byimazeyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ku cyizere yangiriye. Nkaba mbizeza nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko nzi neza uburemere bw'izi nshingano mwampaye n'uruhare rwazo mu kuzamura imibereho y'abaturage n'iterambere ry'igihugu cyacu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndetse namwe bayobozi bose muteraniye hano, ndashaka kubasezeranya ko iki cyizere nyakubahwa Perezida wa Repubulika yangiriye kitazaraza amasinde. Ndabizeza ko nzakora ibishoboka byose ndetse nkore n'ibirenzeho kugira ngo nuzuze inshingano nahawe, bityo igihugu cyacu kibyungukiremo ku buryo bugaragarira buri wese. Ndashimira cyane ubwitange abayobozi babanjirije bagaragaje kugira ngo u Rwanda rutere intambwe ishimishije nk'uko bigaragarira buri wese uyu munsi. Niteguye ntategwa gutanga umusanzu wanjye muri urwo rugendo nk'umunyarwanda wiyemeje gukorera igihugu cye. Nzaharanira gukorera mu mucyo, nzita mbere na mbere ku bibazo by'abaturage, nzafatanya n'inzego zose kugira ngo ibyo twiyemeje tubigereho kandi nta munyarwanda dusize inyuma. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nongeye ndabashimiye, namwe mwese muteraniye hano ndabashimiye, murakoze.